Mu mwaka wa 2009 nibwo hatangiye gutorwa abanyampinga b'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Irushanwa ngarukamwaka rya Nyampinga w'u Rwanda rimaze kurema umuryango mugari binyuze mu bagiye begukana amakamba anyuranye muri iri rushanwa ndetse muri rusange n'abagiye baryitabira. Abamaze kwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda guhera kuri Grace Bahati kugera kuri Muheto Divine, kuri ubu bamaze kubaka umuryango w'abagera kuri 11 basa nk'abari mu myaka ikiri mitoya. Amabwiriza ariho ubu ntatandukanye cyane nayo ryatangiranye ubwo ryategurwaga na Telkom mu Rwanda. Icyabayeho nuko yagiye avugururwa uko iminsi yagendaga yicuma agena mbega agendana nuko mu by'ukuri aho isigeze mu by'ukuri muri rusange. Guhera mu Kuboza umwaka wa 2016 Miss Rwanda yabaye umufatanyabikorwa w'irushanwa mpuzamahanga rya Nyampinga Miss World, aho Nyampinga w'u Rwanda mu by'ukuri aba afite amahirwe yo kwitabira irushanwa rya Nyampinga uhagarariye abandi ku isi. Irushanwa ryabanje gutegurwa na Minisiteri y'Umuco na Siporo riza kujya mu biganza bya Rwanda Inspiration Backup. Aba bose bakaba mu by'ukuri barafatanyaga n'ibigo bitandukanye yaba ibya leta ndetse n'ibishamikiyeho. Kuri iyi nshuro iri rushanwa ntabwo riheruka gutegurwa kubera ibibazo byajemo byanitabaje ubutabera, birimo kuba harimo ruswa y'igitsina no gufatwa ku ngufu kwa bamwe mu bakobwa nk'uko byagiye bigarukwaho. Umubyeyi Ingabire Maria Immaculée akaba n'umuyobozi wa Transparency International Rwanda yagarutse ku byaberaga muri irushanwa agaragaza ko byabaga buri umwe abireba, ariko nikimutera agahinda ari uko Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid ariwe byarunduriweho nyamara ku giti cye abona nta cyaha yakoze. Ku rundi ruhande agaragaza ko ariko irushanwa ntacyo ryari rimaze, nta nicyo ryari ryamariye abaryitabiriye, kuko nta mubyeyi yagira inama yo kohereza umwana we mu marushanwa nk'aya ngo bajye kumucunaguza kuko nta kindi bimukururira kizima. Muri iki kiganiro tukaba tugiye kugaruka ku byatangajwe na Maria Immaculée, ariko nanone tunarebere hamwe amateka y'abakobwa bagiye begukana ikamba rya Miss Rwanda nuko babayeho none tureba niba koko mu by'ukuri nta kintu mu by'ukuri iri rushanwa ryaba ryaragize gutse ryarabamariye. Twizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kandi wibuka ko igitekerezo cyawe ari ingenzi. Ibi bintu mu by'ukuri mu kiganiro Maria Immaculée yatanze yavuze ati ibi bintu nabivuze kuva biriya bintu bigitangira. N'ukuri nk'umuntu w'umubyeyi, nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'abagore n'abana b'abakobwa, nk'umuntu urwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, kugeza uyu mwanya nicaye aha nabuze icyaha Ishimwe Dieudonné yakoze. Mu by'ukuri agaragaza ko nubwo Ishimwe Dieudonné Prince Kid akomeje gukurikiranwa n'inzego zitandukanye, aho binavuga ko yamaze gutabwa muri yombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yaragiye avuga ko mu by'ukuri ntataramenya cyangwa ngo asobanukirwe icyaha uyu mugabo w'imyaka 38 yaba yarakoze. Narakibuze, nabuze n'ukinsobanura, none se umuntu arava ikibagabaga. Uri umusore ni inkumi, niwamufashe ku ngufu, nta ntambara yabaye, nta nduru ntaki, ngo mwiryamaniye umuha amafaranga ajya guhahira musaza we. Siko batubwiye inshuro nizishaka zibijana, ibyo ngewe ntibindeba, ni amahitamo yanyu. Mu by'ukuri aracecuye nawe urumva ari munsi y'imyaka. Mu by'ukuri umunyamakuru wanga yarabajije ati se uwo muntu bavuga yuko yavuye Kibagabaga agasanga Prince Kid ntago yari mutoya? Ati kwa kundi nyine ababyeyi bajya bavuga. Aracecuye nawe urumva ari munsi ya 18, ko ufite munsi yayo atajya muri Miss Rwanda. Abandi ngo byagenze gutya na gutya. Ruswa ishingiye ku gitsina sinyemera, ndayirwanya rwose. Nibafate rero bombi uwayatse n'uwayitanze. Kuki noneho tureba uruhande rumwe mu by'ukuri kujyayo mu by'ukuri kujyayo gufata amafaranga yo guhaha inshuro 20 ingahe, ko batubwiye ngo kamera. Nge sinjya nkunda
akarengane, niba hari icyaha cyabaye n'ibikorwe mu mucyo no mu butabera kuri bose. Ko batubwiye ngo yagiye kwinjira mu cyumba cyuriya, avuga Prince Kid mwana, ntabwo twasabye kamera zikabura, kandi hoteli cyangwa se muri hoteli mu by'ukuri zari zihari, narazibonye. None niba iyo kamera idahari, wowe wabibwiwe n'iki ko uwo mukobwa yahohotewe cyangwa yafashwe ku ngufu? Ese ngo ni Maria Immaculée ugikomeza, ese kanshime ko we bamufashe banamufunze, ibyo si ikibazo. Harya ubu abakobwa baratunganye, ubu bigenze neza rwose cyane, n'abana beza wabajyana mu ijuru batarinze kwicuza ibyaha. Hari umuntu gusa uba wigiriye ibyago. Aho ngaho akomeza kuvuga ko mu by'ukuri abo bakobwa nubwo yafungwa yagira gute atari abatagatifu. Hari umuntu gusa nyine avuga ko Prince Kid yigiriye ibyago, ati hari umuntu gusa uba wigiriye ibyago, ibintu bikomeye mu by'ukuri ku bantu bose, hakaba imbarutso ituma bimugwaho we bitewe n'impamvu zazungurutse uwabivuze, uwagize gute, naho ubundi ntacyo yakoze kidasanzwe. Abanuka muntu ke, ibyo mushaka feministe muzane inkoni mu nkubite, ariko namwe mufite uruhare, nitukajye turenganya abantu bamwe ngo abandi tubareke. Bose ni abana bacu, ari bariya bakobwa ari bariya bahungu, bose twarababyaye, bose turabakunda, ntabwo tuzafata bamwe ngo tubarenganya abandi tubareke. Wowe uragenda ukumva ubumenyi utwaye niba ari n'akandi kazi ugiye gusaba bukomeye cyane n'igitsina, none wagitanze ako kazi nukabonye, ruswa se irishyuzwa? Hari amasezerano se muba mwagiranye? Ahangaha rwose none se urarangije ugiye kuvuga ngo kandi yaranansambanyije, yagufashe ku ngufu, watakiye nde? Uzi ko hari n'abatinyuka ngo bamufashe ku ngufu, inda ifite amezi 3 4. Mu mutima wanjye bibaye na ngombwa ko mbivugaho ku bwanjye, Dieudonné cyangwa se Ishimwe Dieudonné Prince Kid yararenganye. Wambwira ari bangahe? Ni nacyo nongera kubaza. Leta babonaga iriya riske itarimo, twese twarayibonaga, na leta yarabibonaga. Ndavuga abayobozi mu nzego za leta batabihagaritse kare se ngo cyangwa se mu by'ukuri bagire gute babikurikirane hakiri kare. Leta wowe urareka abana bawe bakagenda bakirirwa babazungurutsa hariya babamurika nk'ibicuruzwa, ukabuzi ko se amaherezo azaba yahe? Tuvugishije ukuri tutabeshye, ubu se ko nzi ababyeyi benshi cyane naguha n'amazina banze ko abana babo bajya muri Miss Rwanda. Ntabwo rikwiriye mu by'ukuri, agaragaza ko iri rushanwa ridakwiriye, mu by'ukuri ntabwo rikwiriye. Ubu se ryahagaze babaye iki? Mbwira icyo igihugu cyahombye, mbwira icyo abo bana b'abakobwa bahombye. Ikamba se ryahehe? Ni abamikazi se b'ubuhe bwami? Izo miliyoni arazifite se? Aho ngaho umunyamakuru yaramubwiye ati se ntago babonagamo amafaranga? Ati izo miliyoni se ngo baracyazifite? Ariko wareka ririya ryo ryari n'ikinyoma giteye isoni. Baravugaga ngo bareba ubwenge, umuco n'ubwiza. Hari n'abo nabonaga batambutse n'ikinyarwanda atazi kukivuga. Harya ubwo uwo ni umuco w'iki gihugu udashobora, n'umuco w'ikihe gihugu udashobora no kuvuga ururimi rwawe? Abajijwe ati se mu by'ukuri nicyo ushobora kuba wabwira wenda umubyeyi wakugisha inama kugira ngo iri rushanwa riramutse rigarutse, nihe nama wamugira? Afite umwana wujuje byose, ubwenge, umuco n'ubwiza, namuhakanira? Ari umuntu wangishije inama, ariko hari n'ababikoze, namubwira akabyihorera. Umwana wawe si itungo bamurika. Mu by'ukuri uyu mubyeyi yavugaga ko niba umwana afite ubwenge, afite umuco, afite n'ubwiza, ibyo bihagije kugira ngo abashe kubaho atitabiriye ibyo by'amarushanwa y'ubwiza. Mutwemerere rero twinjire mu mateka y'abakobwa bagera kuri 11 begukanye ikamba rya Miss Rwanda kuva muri 2009. Turebere hamwe uko babayeho, turebe koko ese iri rushanwa kuva cyangwa se wagiye uryegukana nize nyungu ryagiye rimuzanira.
muri rusange. Ntitwirengagije ko hari n'abandi bakobwa wenda batandukanye bagiye banyura muri Miss Rwanda, twakabaye tugaruka, ariko reka tugaruke ku bagiye begukana ikamba Nyampinga w'u Rwanda 2009. Mu by'ukuri yitwa Grace Bahati, mu by'ukuri yavukiye mu gihugu cya Uganda kuwa 15 Werurwe 1991. Umuryango we baje kugera mu Rwanda afite imyaka 3 mu mwaka wa 1994, nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Yavukiye mu muryango mugari, agakunda bikomeye inshuti, ni nazo ashyira imbere mu buzima bwe. Ubwo yari afite imyaka 16 yafatiranye amahirwe yari ahari, yinjira mu kibuga cyo kumurika, mu by'ukuri cyo kwerekana imideri. Inshuti magara kandi y'igihe kirekire niyo yatumye Grace yinjira mu bijyanye no kwerekana imideri. Umuryango uramushyigikira bituma arushaho kubikunda. Mu mwaka wa 2009 nibwo yinjiye mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda, yaje no kwegukana. Muri uwo mwaka yegukanye amakamba 2 arimo irya Nyampinga uberwa n'amafoto n'irya Nyampinga w'u Rwanda. Mu gihe yari yambaye ikamba yagiye akora ibikorwa byo gufasha kandi by'urukundo bitandukanye binyuze muri we. Urubyiruko rwinshi rukangukira runayoboka uyu mujyo. Grace kubw'amahirwe n'impano yaje gukomereza inzozi ze mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomeje ibikorwa binyuranye by'ubuzima birimo n'amasomo ya kaminuza yasoje mu mwaka wa 2015 ndetse no mu mwaka wa 2019 mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza. Grace afite umwana w'umuhungu yabyaranye n'umuraperi nyarwanda Kate Kavuyo witwa Ethan. Grace akunda gusabana kandi nubwo ari kure y'u Rwanda ntibimubuza gukomeza gusangira ibyishimo n'abanyarwanda. Muri 2021 yashakanye na Murekezi Pacifique, bombi bakaba baranibarutse imfura yabo. Mu mwaka wa 2015 uyu mukobwa yahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu buvuzi bw'amenyo, yaje no guhabwa indi mu mwaka wa 2019 mu binyabuzima n'ubutabire. Nyampinga w'u Rwanda 2012. Uyu nguyu rero mu by'ukuri Nyampinga w'u Rwanda 2012. Mu mwaka wa 2019 ubwo Grace yegukanaga ikamba, haciyeho imyaka igera kuri 3 kugira ngo hongere kubaho irindi rushanwa ry'ubwiza. Mu gihe ryasohokurwaga benshi baritabiriye, nyamara buri umwe agira igihe cye. Ryaje kwegukana Mutesi Aurore Kayibanda. Uyu mukobwa Aurore yavukiye Bujumbura mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, hari mu mwaka wa 1993. Umunyamideli wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2012. Yize amashuri anyuranye abanza, ayisumbuye akomereza muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya siyanse n'ikoranabuhanga icyitwa icyo gihe mu by'ukuri KIST, Kigali Institute of Science and Technology. Nyuma yerekeza mu gihugu cya Turukiya gukomerezayo amasomo, aho yavuye yerekeza muri Amerika asanze uwari umugabo we Egide Mbabazi bakoranye ubukwe muri 2018. Nubwo iby'urukundo rwabo byaje kuzamo agatosi bagatandukana, ibintu Aurore yatangaje we ubwe muri Gashyantare 2021. Aurore yambitswe ikamba rya Miss Rwanda kwa 2 Nzeri 2012. Mu mwaka wa 2013 Aurore yambitswe ikamba rya Miss Facepalm Pan Africa mu marushanwa yabereye mu gihugu cya Congo Brazzaville. Muri uwo mwaka kandi yahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Miss Supranational 2013 yabereye mu gace ka Minsk muri Belarus, gusa ntiyabasha kwegukana intsinzi. Iki gihe ibitangazamakuru binyuranye hirya no hino ku isi byamuvuzeho nyuma y'uko yanze kwambara bikini yonyine, ahubwo akarenzaho agatambaro echarpe ubwo bari mu gihe cyo kwiyerekana mu mwambaro wo kogana bikini. Mwaka wa 2024 wasize Kayibanda Aurore asezeranye imbere y'Imana na Gatari Jacques, umuhango wabereye kuri Maria Auxiliatrice ku Kimihurura. Nyampinga w'u Rwanda 2014. Kuwa 22 Gashyantare 2024 nibwo muri stade Noya iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali, Kahombe Akiwacu yegukanye ikamba. Mu by'ukuri nyuma y'imyaka igera kuri 2 Aurore yari arimaranye, kuko amarushanwa ya Miss Rwanda mu mwaka wa 2013 atigeze aba. Kahombe yavutse mu mwaka wa 1994, hashize mu by'ukuri
amezi atatu jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye. Yakoranye inzozi n'umuhati wo gufasha abakene, ugufasha mu by'ukuri gufasha by'umwihariko abacitse icumu cyangwa se abarokotse jenoside. Avuka kuri nyina witwa Mukankusi Immaculée, nawe hose mu by'ukuri yitwa Gatari Vital. Akaba umwana wa kane mu bana batanu bavukana nawe. Amashuri yisumbuye yasoreje mu ishami ry'imibare, ubugenge n'ubutabire MPC mu ishuri rya Staha Matutina. Yiga mu mashuri yisumbuye yari umukobwa ushabutse kandi ugira umuhate mu masomo no mu yindi mirimo irimo imikino, by'umwihariko ya basketball. Yabyinaga mu itsinda ribyina injyana zigezweho n'iza gakondo, akajya anitabira ibiganiro mpaka ku ngingo zabaga zateguwe zinyuranye. Yinjiye mu marushanwa y'ubwiza afite imyaka mike 17, aza no guhita atangira kugira amahirwe akomeye muri yo, maze yambikwa ikamba rya Miss rya Nyampinga wa Staha Matutina 2012, aza no kuba Nyampinga w'Uburasirazuba ku myaka 18. Yabaye Miss Rwanda 2014 ku myaka 20, ndetse yitabira irushanwa mpuzamahanga rya Miss Supranational 2016 ubwo yari afite imyaka 22. yanitwayemo neza, akaza mu myanya 17 ya mbere muri 75 bari bitabiriye iri rushanwa. Ubwo yari yambaye ikamba rya Miss Rwanda 2014, yakoze ibikorwa bitandukanye ariko by'umwihariko byibanda ku gufasha abababaye, aho yabashije guha abarenga 100 ubufasha bw'ibiribwa n'ibijyanye n'ubuvuzi. Colombe kandi nyuma yo kwerekeza mu Bufaransa yaje no gukubakira bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi amazu 2 mu karere ka Rwamagana. Colombe yagizwe umuyobozi w'umuryango w'urubyiruko rw'Abanyarwanda rushamikiye ku muryango w'abibumbye. Hari mu nama yagutse yabereye muri leta ya New York mu mwaka wa 2014. Mu mwaka wa 2015 Colombe yaje guhagararira u Rwanda mu nama ya UNESCO yabereye mu murwa mukuru w'Ubufaransa. Kuri ubu atuye mu Bufaransa, akomereje imirimo mu bijyanye n'imideli kandi akomereje n'ibirebana n'amasomo, aho yasoje icyiciro cya 2 cya kaminuza muri digital marketing, kimwe n'icyiciro cya 3 cya kaminuza muri big data marketing. Nyampinga w'u Rwanda 2015 ni Kundwa Doriane, yavutse kuwa 21 Ugushyingo 1995. Doriane yegukanye ikamba rya Nyampinga ubirwa n'amafoto n'irya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2015. Intego y'uyu mukobwa yari gushyigikira abana ndetse n'abategarugori. Muri Kanama 2015 yinjiye mu bikorwa byo guhashya kanseri mu bana n'abagore, by'umwihariko iy'ibere. Mu mwaka wa 2015 kandi yihuje na Nyampinga wa Kenya muri gahunda yiswe Smile Train Africa, babasha gufasha abana bavukanye indwara y'ibibari baravurwa binyuze muri uwo mushinga. Abagera ku 150 mu gihugu cy'u Rwanda bagize gute babasha kuvurwa. Yahagarariye u Rwanda kandi mu marushanwa ya Nyampinga wa FESPAM yo muri 2015, kimwe na Nyampinga w'umugabane wa Afrika muri 2016. Kuri ubu uyu mukobwa atuye muri Canada, aho akomereje ubuzima aniga muri kaminuza ya Ontario Tech mu ishami ry'ubuzima. Doriane ni umuyobozi wungirije w'urugaga rwitwa United for Humanity rw'abishyize hamwe ku bw'ibikorwa by'ubumuntu. Umwe mu banyamuryango shingiro b'ikigega cya Nyampinga Foundation. Doriane ni Vice Perezida w'ihuriro mpuzamahanga ry'urubyiruko rw'Abanyarwanda rigamije iterambere, International Rwanda Youth for Development. Doriane ubuzima bwe bushingiye ku mahame 3 ariyo kuba umunyakuri, ukwirakwiza urukundo no gukora cyane kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe, kandi ni amahame yamuranze kandi azaguma gushikamaho iteka nk'uko yabitangaje. Nyampinga w'u Rwanda 2016 Joachim Mutesi yavutse ku wa 15 Ugushyingo 1996 mu gace ka Kasese mu gihugu cya Uganda. Niwe bucura mu muryango w'abana 6, abakobwa 3 n'abahungu 3. Yigiye amashuri y'incuke muri Peck Hill n'abanza yo kuva mu wa mbere kugera mu wa 5 muri Hima. Ku wa 16 Mutarama 2020
nibwo mu by'ukuri Mutesi yasoje mu 2020 nibwo Mutesi Jolly yasoje amasomo muri Makerere University aho yashyikirijwe mu by'ukuri impamyabumenyi ku wa 27 Gashyantare 2016. Geoffrey Mutesi nibwo yambitswe ikamba nyuma yo gutsinda abandi bakobwa bari bahanganye nawe yaje guhagararira u Rwanda mu marushanwa y'ubwiza nyampinga w'isi yo mu mwaka wa 2016. Bwari bwo bwa mbere kandi u Rwanda rwari rwitabiriye aya marushanwa ya nyampinga w'isi Miss World. Kuri uwo Mutesi afite ukuboko gukomeye mu gutegura Miss East Africa. Uyu mukobwa aheruka kwitabazwa gutanga ikiganiro muri kaminuza ya Oxford kandi agaragara mu bikorwa binyuranye bya guverinoma no gufasha abatishoboye. Yavuzwe mu rukundo kandi na Said Logumi, umuherwe w'umucuruzi w'imbunda wo muri Tanzania. Nyampinga w'u Rwanda 2017 Alexa Iradukunda yavutse ku wa 25 Werurwe 1998 mu mujyi wa Kigali mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya. Umwana wa kane mu muryango w'abana 8, abahungu 2 n'abakobwa 6. Avuga neza indimi ebyiri zirimo urw'amavuko rw'Ikinyarwanda n'Icyongereza. Igifaransa mu by'ukuri abasha kucyumva ariko kukivuga si neza. Amashuri y'incuke yize muri La Petite Prince, anahigira igice gito cyabanza akomereza mu by'ukuri aza kuzakomereza uwa kane kuzamura muri Centre Scolaire Utunyenyeri. Amashuri yisumbuye y'umwaka wa mbere n'uwa kabiri yize mu gihugu cya Uganda muri Mbarara mbere yuko akomereza mu Rwanda mu kigo cya King David mu mujyi wa Kigali aho yasoreje mu ishami ry'ubuvanganzo ubukungu n'ubumenyi bw'isi REG. Akunda ibikorwa byo gufasha abatishoboye mu buzima busanzwe. Akunda umukino wo koga no gusoma ibitabo bishingiye ku nkuru mpamo. Yatangiye kwiga koga yari afite imyaka 10, yinjira mu mwuga wo kwerekana imideli afite imyaka 16. Yitwa mu by'ukuri naho mama we yitwa se umubyara yitwa Mana Samuel, naho nyina akitwa Mukandekezi Christine. Afite intego yo kuzagira ikompanyi ikomeye y'ibijyanye n'imideli. Umwaka wa 2023 wasize mu by'ukuri uyu umukobwa asezeranye kubana karamata na Prince Kid wari umuyobozi wa Miss Rwanda by'igihe kirekire. Nyampinga w'u Rwanda 2018 Liliane Iradukunda yavutse ku wa 18 Nzeri 1999. Avukira mu mujyi wa Kigali mu bitaro bya CHUK. Umwana wa 7 mu bana 8 bavukana nawe. Amashuri yisumbuye yigiye kuri APAD mu by'ukuri kuri APAD ayasoza mu mwaka wa 2017 mu ishami ry'ubukerarugendo. Mu mwaka wa 2018 nibwo yinjiye mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda, aza no kwiyegukana ku wa 24 Gashyantare yambikwa ikamba rya nyampinga w'u Rwanda wa 2018. Mu gihe yari yambaye ikamba yakoze ibikorwa binyuranye birimo mu by'ukuri kuzamura umuco w'ubukerarugendo mu mashuri yisumbuye abinyujije mu maserukiramuco yagiye ategura. Yagize kandi uruhare mu bikorwa byo kurwanya imirire mibi mu bana, aho yagiye asura uturere tunyuranye dufite ibibazo biri hejuru two mu Rwanda, agafasha mu kubaka uturima tw'igikoni kugira ngo mu by'ukuri imiryango ibashe kubona imboga zabafasha mu by'ukuri gutegura ifunguro ryuzuye. Liliane Iradukunda yahagarariye u Rwanda mu marushanwa y'Inyampinga w'isi Miss World 2018. aza no mu bakobwa bitwaye neza muri uwo mwaka. Mu buzima busanzwe akunda gutembera no kubana n'abantu neza. Mu by'ukuri abaye umwe mu bagize inama y'ubuyobozi ya Miss Rwanda kandi anakomeje mu by'ukuri amasomo yiwe cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ishoramari muri kaminuza izwi na Davis College. Nyampinga w'u Rwanda 2019 Megan Nimwiza yavutse mu Kwakira 1998. Imfura mu bana 3 b'abakobwa bavukana nawe. Yize amashuri abanza muri Complexe Scolaire La Petite Prince. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye akiga muri Wellspring Academy, asoreza yisumbuye mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya SOS. Yaje gukomereza muri kaminuza ya Mount Kenya aho yiga amasomo mu by'ukuri mu bijyana n'icungamari. Megan akunda gusoma, kuririmba no gutembera, ariko akishimira byisumbuye kuba ari kumwe n'inshuti n'abavandimwe gusumba ibindi. Mu mabyiruka ya Megan yizereraga
ko gukorera rubanda ari ikintu cy'ingenzi gusumba ibindi, by'umwihariko kuvugira abakandamijwe bakiri bato kuko yahoze kandi abahoza ku mutima. Yakoranye n'umuryango mpuzamahanga wa Hope mu kurwanya ubukene mu bagabo n'abagore bakangurirwa kwizigamira. Ubwo yari afite imyaka 20 nibwo yinjiye mu marushanwa y'ubwiza Miss Rwanda hari mu mwaka 2019 maze aza kuritsinda yambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ubu mwaka 2019. Afite inzozi nk'umuntu ukunda ubuhinzi bukozwe kinyamwuga zo kuzagira impinduka atanga mu mpinduramatwara y'ikoranabuhanga yifashishwa mu buhinzi. No mu gihe yari afite ikamba yagiye afasha ibikorwa binyuranye, by'umwihariko byibanda ku buhinzi. Yabaye umuvugizi n'umuyobozi mukuru w'itumanaho muri Miss Rwanda. Umukobwa yahawe akazi muri Prime Cement Limited mu gashami k'ibijyanye no kwamamaza ibikorwa by'iyi kompanyi. Nyampinga w'u Rwanda mu by'ukuri 2020 Nishimwe Naomi. Nishimwe Naomi yavutse ku wa 5 Mutarama 1999 mu mujyi wa Kigali. Nyina yitwa Fanny Uwimbabazi se, ni umusirikare mu ngabo z'u Rwanda. Yasoje amashuri yisumbuye mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Kuri ubu ni umushabitsi wabigize umwuga, aho afite ikompanyi mu by'ukuri ari mu bayishinze, ikaba ikora ikanacuruza imyenda yitwa mu by'ukuri Zoe. Ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye nibwo yinjiye mu marushanwa y'ubwiza bwa mbere yitabiriye rya Nyampinga w'amashuri yisumbuye, anagirirwa mu by'ukuri umugisha yegukana amakamba 2 ririmo Nyampinga uberwa n'amafoto Miss Photogenic mu by'ukuri na Nyampinga w'igikundiro Miss Popularity. Yaje rero uyu mukobwa mu by'ukuri uyu mukobwa yinjiranye mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu by'ukuri icyo gihe hari mu bihe bya Covid. Yari yinjiranyemo umushinga ujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. N'umwe mu bakobwa bashyize imbaraga nyinshi nk'uko twabigarutseho mu birebana n'imideli, cyane yibanda kuyihanga binyuze mu kompanyi ahuriyeho n'abavandimwe be. Yasoje umwaka 2024 asezeranye kubana na Mika Haitesfe, rwiyemezamirimo w'umunya-Ethiopia umaze igihe kirekire aba mu Rwanda. Nyampinga w'u Rwanda 2021 ubona undi ni Miss Ingabire Grace yavutse ku wa 11 Ugushyingo 1995. Yinjiye mu irushanwa rya Nyampinga cyangwa se rya Nyampinga mu by'ukuri ahagarariye umujyi wa Kigali. Yasoje icyiciro cya 2 cya kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize ibijyanye n'imibyinire ihuzwa n'imitekerereze. Yatangiye ibijyanye no kubyina akiri muto, aza gutangira kubigira umwuga ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye. Bivugwa ko ururimi azi kuvuga kurusha izindi ari urujyana n'imbyino. Niyo ari mu rugo nicyo kintu aba akora. Yize amashuri abanza muri Kigali Parent, akomereza ayisumbuye muri New Vision. Yakoreye imenyereza mwuga muri Minisiteri y'Ubucuruzi Minicom no muri Banki Itsura Amajyambere BRD hari mu mwaka 2016. Ubwo yigaga muri Berti College niwe Miss Rwanda mu by'ukuri wa 10 kuva mu by'ukuri Miss Rwanda yatangira kubaho mu mwaka 2009. Nyampinga w'u Rwanda ubu ngubu kinafite n'ikamba ni Nshuti Muheto Divine. Kuva yakwinjira muri irushanwa yavuzwe kurusha bagenzi be bari bahataniye iri kamba. Yabaye umwe mu bakozi ba kompanyi yitwa Ishusho. Mu by'ukuri Muheto afite ababyeyi bombi, avuka mu muryango w'abana 4, ni umwana wa kabiri. Mu 2021 nibwo yasoje amashuri yisumbuye muri Fargasi School mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi MEG. Amashuri abanza yize muri Kingdom Education Center, kwiga ishami ririmo imibare n'ubukungu ni ibintu yavuze ko yakuze akunda, kuko amasomo yombi yayumvaga bituma yiyemeza kuba ariyo asozamo amashuri yisumbuye, kandi agaragaza ko mu by'ukuri yabashije no kubana atsinda neza. Niyo mukobwa wari uhagarariye intara wabashije kwegukana ikamba nyuma y'imyaka myinshi mu by'ukuri, kuko kuva mu myaka ya 2019 2018 mu by'ukuri iri kamba ryaragiye ryegukana n'abantu bahagarariye umujyi wa Kigali. Asobanura ko yitabiriye Miss Rwanda. Yagize ati, kugira ngo nitabire Miss Rwanda icyambere nuko ari ibintu nakuze nkunze. Kuva nyiri umwana nahoraga mbona iri rushanwa, nkabona ni byiza, nkabona birashimishije, nanjye nkavuga
umunsi umwe ndifuza ko nagirirwa amahirwe nkajya mu bari guhatanira ikamba, nicyo cyatumye ngira imbaraga zo gukomeza. Akomeza agira ati ikindi cya kabiri nacyaneye kuba najya muri iri rushanwa ni icyizere iwacu bari barangiriye ababyeyi banjye, inshuti zanjye. Rero uko bakomezaga kubimbwira nanjye byanteraga imbaraga zo kumva nanjye nabikora, avuga ni wenda bino bintu bakomeza kumbwira kuki ntabikora. Muheto yagiye yumvikana ashima ubudasa bw'irushanwa rya Miss Rwanda ko ari irushanwa ryiza risigira ubumenyi buhagije umwana w'umukobwa kandi rikamufasha gutanga umusanzu we ku gihugu. Ubwiza bwa Muheto bwabonywe bwa mbere na Miss Mutesi Jolly wari mu kanama nkemurampaka k'amajonjora ya Miss Rwanda 2022. Icyo gihe hari mu karere ka Rubavu. Miss Mutesi Jolly yabwiye Muheto ko abonye ubwiza bwe, agira ati Muheto uri mwiza pe. Miss Nshuti Divine Muheto umushinga we muri Miss Rwanda 2022 witwaga Igiceri Program, ukaba wari umugamije gutoza abaturage kwizigamira bahereye ku giceri cy'ijana buri munsi. Mu by'ukuri umwihariko Nshuti yifuza gushyiraho ni ukutoza n'urubyiruko. Mu by'ukuri ibyo bijyanye mu by'ukuri ibyo yifuzaga ibirebana no gutoza abantu gusevinga cyangwa se kwizigamira. Yigeze gufungwa azira kwangiza ibikorwa remezo, gutwara yasinze, yigeze kandi no gukora impanuka birangira agiye mu bitaro n'imodoka ye irangirika, yaranayitwaye atabifitiye uruhushya. Ari mu bakobwa kandi bagenda bitabazwa na kompanyi zitandukanye mu bikorwa byo kwamamaza, kimwe n'abandi bakobwa banyuze muri Miss Rwanda ababashije kuyegukana cyangwa bakabonamo andi makamba. Mu by'ukuri icyo umuntu rero yavuga, twizere ko wakurikirana ikiganiro cyose wumvise ibyatangajwe na Ingabire Maria Immaculée, umuyobozi wa TIR mu by'ukuri Transparency International Rwanda, aho yavugaga ati irushanwa mu by'ukuri ntacyo ryamariye abaryitabiriye. Ako nk'uko wenda bagiye wumva amateka y'abo bakobwa mbere yuko wenda baryitabira, hari uko bari babayeho, ariko na nyuma hari uko ibintu byagiye bigenda. Harimo bamwe babashije kubona akazi gatandukanye, abandi babashije kubona amahirwe yo kujya gukomereza amasomo yabo hanze. Hari abagiye babona amahirwe agiye atandukanye, wenda nitwagarutse ku bihembo bagiye bahabwa, ariko mu bihembo byagiye bitangwa muri iyi myaka harimo imodoka, harimo amafaranga, harimo kandi no kurihirwa amashuri n'ibindi bigiye bitandukanye. Naho bavuga ko wenda ibyo wenda umubyeyi yatangaje Maria Immaculée atari byo, hari impamvu buriya zo zatumye umuntu avuga gutya na gutya, ariko none n'uwavuga ko iri rushanwa hari byinshi ryagiye rifasha abakobwa nabwo ntabwo yababeshye, kuko hari byinshi, hari ibyigaragaza. Hari abakobwa batandukanye bagiye babonamo ama-opportunity atandukanye, harimo akazi, harimo kubona amashuri, harimo kubona ayo mafaranga, harimo no kugira ubundi bumenyi, ama-connection. Bamwe bagiye bajya no hanze, bari kwiga hanze cyangwa se bagiye kuba hanze. Mu by'ukuri ubuzima yenda bwagiye buhinduka mu bihe bigiye bitandukanye, nubwo hari icyo kintu nyine kigaragara ko hari n'icyuho wenda cyagiye kiza mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi, kuko amarushanwa y'ubwiza ni ikintu kimaze igihe kirekire kandi cyagiye gifungura amaso y'abantu benshi bagiye batandukanye. So rero twe tuvuze tuti reka tugaruke ku ibyo ngibyo Maria Immaculée yagarutseho, avuga ati mu by'ukuri simbona ukuntu ikibazo cyari gisanzwe kizwi n'ubuyobozi, ariko kikabasha kuba kirangira kigezwe ku muntu ubona ko mu by'ukuri arengana. We niko abibona ko Prince Kid arengana. Agaruka kandi none ku ruhande rwo kuvuga ati saba abakobwa bavuga ko bafatwaga ku ngufu, cyo batabivugaga mbere yuko biba. Bavuga ati umuntu ari kunyaka ruswa y'igitsina kugira ngo amikamba akurikiranwe, ariko bamara kuri gutanga iyo ruswa kandi ubwo wenda bagarutse kuvuga bati reka bigende gutya. Ataba abakobwa nabo ntekereza ko atari intungane. Ati hari byinshi mu by'ukuri byirengagizwa cyangwa se byirengagizwa mu birebana n'ubutabera. Ati hakwiriye kurebwa ku ngingo zigiye zitandukanye. Ibindi rero uyu mubyeyi yagarutse ku kirebana no kuvuga ati njye nta mubyeyi nagira inama yo kuba yajyana umukobwa we muri iri rushanwa. Ati ni ikinyoma mu by'ukuri giteye isoni. Ikindi rero yerekana mu by'ukuri ko ari byinshi bigiye bitandukanye abona nyine bitari bikwiriye, buryo n'amanota yatangwagamo. Ati haravugwa ubwenge, haravugwa umuco, haravugwa
mu by'ukuri ubwiza ariko noneho ukajya kubona ukabona nk'umuntu aratambutse ntazi kuvuga ururimi ndetse ubwo guhabaga hagendeye ku ari byinshi yagiye agaragaza rero bimwe nyine bijyana na facte z'ibintu wenda bagenda kurikirana umunsi ku wundi muri rusange. Natwe rero tubaze tutireka tugaruka mu mateka y'abo bakobwa bagera kuri 11 begukanye ikamba kuva iri rushanwa ryatangira kubaho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Tugenda tureba birebana n'amashuri, birebana n'ubuzima bwabo muri rusange, barangiza za kaminuza, abashatse, abagiye bagira ama opportunity atandukanye y'akazi. Tuvuga tutireka tubigarukaho, tubibereke, tubibasobanurire, mumenye uko bimeze n'iryo jambo mu by'ukuri Maria Immaculée yagarutse. Twizere ko rero wamaze gukora subscribe, wamaze wibuke ko kandi igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi, ugiye kandi click like, wibuke gusharinga n'abandi bantu kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi twungurana ibitekerezo, tuganire kuri aya makuru yizewe kandi ateguye neza. Ni Nexus Busy ndetse ibinyunganizi yanyu bari iteke ifite ikintu gisobanuye. Ni irushanwa rero rya Miss Rwanda ryahagaritswe ndetse n'ibirebana n'amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda byarahagaritswe, ntawe zigiye bizasobokurirwa, ariko buriya igihe hari no kwenda hari byinshi biri kugenda bishyirwa ku murongo. Ni Prince Kid rero wakatiwe imyaka igera muri 5 ariko aza kuyikatirwa adahari, nk'uko bigaragarizwa rero n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaratawe muri yombi ahitwa Fort Worth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntawe uzi ngese azoherezwa mu Rwanda byinshi, nk'uko Dr Murangira Bitseri aheruka kubitangaza. Yavuze ko ibyo abantu babonye ari nabyo inzego za guverinoma y'u Rwanda zabonye, nubwo hari yarashyizweho impapuro zo kumuta muri yombi mu mwaka washize mu Kwakira 2024, ariko nta kindi nk'indi communication irabaho. Niharamuka hagize indi communication ibaho bizagira gute bizatangazwa. Maria Immaculée waravuga ati hari ababibye leta, hari abakoze jenoside yakorewe abatutsi bakidegembya, atari ko ngo umuntu washyiriweho impapuro wafashwe n'uwo mugabo witwa Prince Kid. Ngiye mbona mu by'ukuri ntari nasobanukirwa kuva ibintu byatangira Yesu ubundi azira iki muri rusange. So turabashimiye rero kandi turabakunda, tubifuriza gukomeza guhaha kandi mukaronka.